iyo ubonye umugabo niki gihita kikuza mu mutwe utekereza iki? Andikamo iyo mbonye umuntu dore ikintu mpita ntekereza. Nagize gutya mbona ari mu Rwanda ariko mbona ari mu kwivanga mu bintu ngo by'ubuvuzi, ariko cyaje kuntangaza nuko namubonye yagiye ku rwibutso ajyana na minisitiri w'ubuzima. Byaranangaje. Nahise nibaza impamvu atajyanye n'undi mutegetsi wo mu rundi rwego, yaba minisitiri w'intebe se, yaba perezida se, yaba n'abandi bashinzwe ibintu mbese bidahuye n'ubuvuzi. Byarantunguye cyane, birantangaza, ndavuga ni bya bindi benshi bavuga niko bimeze koko. Uwo nta wundi rero ni uwo nguwo wa mwambari bita bavuga ngo ni umwambaro wa Satani, ibyo akora by'ibimenyetso. Tugiye kubyinjiramo turebe ibikomeje kuvugisha benshi cyane hirya no hino, ku buryo noneho n'abakongomani bari kuvuga bati twabera tubonye umuntu abanyarwanda banga. Urumva ko ibyo bintu ntabwo byoroshye. Mbere yo bijyamo rero reka maze nkubwire nti abantu muri kureba iyi video 80% imibare inyereka ko mutariyandikisha, ntabwo murakora subscribe. Mukore subscribe tujye tuganire ibintu nk'ibi, ibyo gushakisha ukuri. Urabona ko nk'ibi ntabwo byari kuncika. Babandi bavuga ngo ibyo bintu uvuga ngo byo gushaka Imana nyamana ngo nta hantu ngo bihuriye, ni ibintu nk'ibi ngibi byose biba bishamikiyeho. Iyo niyo yamana yabo bashaka kubaha, nubwo mwe muvuga ngo muri mu ijambo, dore ibintu bikorwa gutyo ku mugaragaro. Niko Imana yabikora. Shaka Imana yawe noneho winyagambure abantu nkabo. Kakubwira nti rero kanda ho like, ntubyihirane kugira ngo uku kuri kugere hirya no hino. Wakwibaza uti kubera iki gihe, kubera iki uyu munsi? Hari n'abari kubihuza na politike, bakavuga bati wenda n'ubutumwa azanye bwa nyuma, bakavuga bati ibi bintu ajemo avuye harahirya mu baturanye muri Kongo, azanyeyo bya bintu bita by'indwara bita ngo za Ebola. Ngibyo tuzaniye mu Rwanda no kubitegesha yombi. Noneho abandi bakavuga bati kuki yahise yirukira aho bakorera inkingo aho kugira ngo ajye mu bindi bintu by'iterambere? Izo nkingo ziteza imbere umunyarwanda mu biki? Niko benshi bari kwandika. Abenshi bakanandika bakavuga bati inkuru zacicikanye ku gihe. Abantu benshi barimo baragenda bavuga bati uyu mugabo ntitumushaka mu Rwanda, azanywe n'iki? Aje kuduteza ibindi bibazo n'ibyorezo. Abantu barakangutse. Nari nzi ko abantu batakangutse. Unyandikire wandike muvuga uti dore iyo mbonye uyu muntu icyo mpita ntekereza mu mutwe wanjye. Ariko rero hari n'abadakurikira. Mu minsi ishize hari umwarimu w'umuprofesa ukomeye cyane ngo wagomba kujya mu rubanza rwe n'uyu mugabo, bahise bavuga ngo byandi bavuga ngo yiyahuye. Ariko ibyo ngibyo nabyo bikaba bikomeje kuvugisha benshi cyane hirya no hino. Noneho mu gihe ibyo bikiri kuvugwa, yahise aza mu Rwanda. Azanywe n'iki? Azanywe n'iki mu Rwanda? Kandi rero ukuntu aba yifashe, uyu isomo abantu ukareba. Niyo mpamvu nese nibaza nta bantu baba bagendana n'uyu muntu, usibye ko wenda biba byemejwe ngaze, ntago baba bazi ibimuvugaho cyangwa ibyo akora, ibyo yakoze, ibyo hagarariye byose n'ibyo yivugira. Tekereza umuntu uza ngo ku bigo nderabuzima, ibigo by'ubuzima ngaho mu Rwanda, wubwe ajya kuri kamera akivugira ngo turamutse tugoze ubudehe mu bantu tukabakingira bya nyabyo. Uze kureba video ngo mu mwaka wa 2050 twaba tumaze gukora akazi keza, a good job, tumaze kugabanya abantu ku buryo batazongera kororoka ngo bazamuke kuri uyu muvuduko bariho. Kuko ngo umuvuduko w'abantu bari kororoka nukomeza gutyo bizajya kugira mu myaka 2050 abantu bamaze kuba miliyari zikubye kabiri, niba turi hafi 9 ngo turi nka 18. Niko bavuga. Tekereza uwo muntu. Imana y'Imana nyamana nkubwira ngo ushakishira kubwira ngo mugende mwororoke mube nk'umusenyi. Umuntu akaza kukubwira ati ngewe ni nkora akazi keza, if I do a good job, abantu nzabagabanya ku buryo noneho hazasigara ab'indobanure beza, abandi ngo ubundi baza kwanduza isi. Ngatekereza uwo muntu. Bavuga rero ngo umwambaro wa Satani bakubwira ngo ushaka Imana nyamana ntumenye ibyari byo, ahubwo gatangira gutukana, ugatangira kuvuga ngo reka mbwira abo bantu. Abantu benshi ubundi bahakana ibyo mbabwira. Ngewe ntabwo nshobora kuza hano ngo nje kuyobya umuntu n'uyu numwe. Nzi ukuri nahawe, nzi ibyo namenye, nzi ibyo ntaramenya, kuko ni nabyo byinshi cyane. Ahubwo ngewe yaba narinzi byinshi. Yes,
ibintu ntabwo tubizi byose kubera ko ibi bintu birahisha n'ubwiru bukomeye cyane. Ariyo mpamvu mbabwirane umuntu nk'ubu yes ni ukubimenya. Urabona yaragiye agenda ku bigo nderabuzima, agenda muri za laboratwari aho hirya no hino muri kureba hose, azenguruka aho hantu. Noneho urebye nabo bazungu bamukurikiye bari kumwe nawe bose babiziranyeho. Abanyarwanda nabo bari aho ngaho bameze gutya, bameze nk'abari mu gahinda, ntibamenya ibyo ari byo, ntibazi ibyo biva n'iyo bijya. Tekereza nka gahunda ahagurukana hari iwabo azanye muri kiriya gihugu. Tekereza kugira umuntu nk'uriya ngo ahaguruke, ntabwo ahagurutswa n'akantu k'ubusa gusa. Ni ukuvuga ngo bafite gahunda, barebye abandi baravuga bati ka Rwanda, kariya ka Rwanda ni gato, kameze ukuntu twahita tukifatira, kuko ibindi bihugu bya Afurika wenda ni binini byatugora kujyayo, reka dufate ka Rwanda aba ariko dukoreraho ibyo bita sample, cyangwa se tukagire nkaho twigira ibyo tugomba gukora yaba mu migambi ya Satani yabo. Noneho kubera ko ibintu byose bihujwe ari ndiyo bwana umwanya abantu bose bumva, niho tuzatangira tukareba. Noneho urabona bari kumwereka ibyo by'inkingo bakora ibiki byose, noneho nawe akareba, ariko urabona ko areba muri we azi gahunda afite inyoko muntu. Abandi nabo bari kumwakira ntago bazi ibyabi, cyangwa niba banabizi ntago wenda bafite ububasha kuvuga ati no ntitugushaka. Ariko icyo nzi cyo, urebye ukuntu muri za Amerika ahantu hose yanzwe, abantu bose bavuga bamuzi, babimenye kubera ibi bintu ashyira mu bantu, ntago bamucika gutega, baravuga bati no ntitugushaka. Uyu muntu rero ngaho mbwira wowe icyo utekereza ubona cyamuzanye. Harimo baravuga ngo ni inyungu za politike zamuzanye, ngo Trump yamuhaye ubutumwa agomba kuza kubera kiriya kibazo cya Congo. Abandi bakavuga bati azanye ibyo bintu byo gukingira abantu, noneho ibizaza nirurangiza. Ariko abasoma turareba tukavuga tuti no, uyu muntu ari kuvuga ati no, igihe ni iki, za gahunda zabo z'imyaka ya 2030 bari gutegura. Baravuga bati dutanguranwa, hari ikintu ari gutanguranwa nacyo. Ku bantu bareba hari ikintu ari gutanguranwa nacyo kugira ngo icyo kintu kizabe cyaragiye mu buryo mbere y'uko ibibazo bije mu myaka 1, 2, 3 bibaye. Ibyo bintu rero ni ukuzareba umuntu uko azabyitwaramo hirya no hino iwabo, yaba muri Amerika. Baravuga bati no, twarakumenye, mushyira ibintu bihumanye yabo mu biryo, imiti yose nakubwira, ibintu nk'ibyo byose nta muntu kibyikoza ku buryo ahubwo abantu bari kuvuga bati muhaguruke uwo muntu tumujyane mu rubanza, kuko ni umuntu ubangamiye inyoko muntu. Umuntu ubangamiye inyoko muntu rero ntabwo numva ukuntu aza agahabwa karibu nk'iyo abantu batabizi, ahubwo n'abaturage nabo nyine ni kwa kundi bagendera mu kigare, abantu bakarimbuka batazi ibyo bazize. Kumbi ari umuntu nk'uyu ari byo dushaka kubabwira abantu ntibumve. Nyandikira umbwira uti iyo mbonye uyu muntu ikintu mbona ni iki. Abantu bose bakanguke bamenye ibi bintu, kuko ibizava muri ibi bintu arimo arategura, iyi imbanziriza mushinga ye arimo arakora. Ni ukuvuga ngo nibimara gushibuka bigashibuka, ayo mafaranga bamenyemo yose ntago ari ubusa. Ni ukuza nyine gucura inkumbi mu bantu kuko abyivugira, arivugira ngo dukoze akazi keza tugakora koko nk'abandi byavuga ngo bazakora muri 9 n'akari byo bavugaga ibyo bakoraga. Wagira ngo ni nabyo, kuko nabiriya byose wasanga ari bo baba bari inyuma, nibo baba babiri inyuma, kubera ko biriya bintu ntago byaza ngo bize mu bantu gutya Abanyarwanda bidaturutse nk'aho ngaho. Ari byo byandi nanditseho uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe Abatutsi, uko byagenze aho byaturutse. Barabyivugira ubwabo. Bill Clinton wari perezida wa Amerika yaravuze ngo twari tuzi ko ngo hazapfa abantu 50,000. Ni ukuvuga ngo agiye na hariya ku rwibutso ni nko gushinyagurira abantu, akareba akavuga ati twakoze akazi koko, twarabikongeje, baramarana koko, baramaranye koko. Niko bimeze. Reba ayo mashusho yo mu rwibutso, urebe ukuntu ari kureba, areba nabyita nk'umujura, kuko nyine bazi ibyo bagize mu Banyarwanda, ibyo bakoze, ku buryo Abanyarwanda bamwe bashatse kumaraho ubundi bwoko bwashatse kumaraho ubundi. Yarangiza akajya hariya mu rwibutso, abantu ukabona bamwemeye ngo ni nk'umwami. Biriya bintu, iriya foto yo ku rwibutso ibyarimo kuba yanajyanye na minisitiri w'ubuzima, nabirebye numva biranshenguye cyane. Navuze ni aba bantu nagashinyaguro, kugira umuntu agukore mu jisho arangiza azagushinyagurire, ntago ubuzi ibyabatekereza. Ni kuvuga ngo ahubwo buriya wasanga ari kwiga ukundi kuntu, noneho imibare azayikuba nka 2, kuko abantu nk'abariya bagendera mu bintu bya Satani nta bagenzwa na kamwe bavuga ati nuko byagenze, akabisobanukirwa n'ibyose. Reba imyaka yose ishize, sinzi niba yarageze kuza mu Rwanda. Najyaga mpora nibaza ko atajya mu Rwanda,
kandi ariho havugwa biriya bintu byose byo gukora izo nkingo ibiki byose. Wenda ashobora kuba yaraje rwihishwa ibintu bigaragare cyangwa mu myaka yashize sinabikurikiye, ariko uyu munsi nabikurikiye ndavuga ibintu ntago bincika. Uyu muntu aragenzwa n'iki? Kuki yahise ajya ku rwibutso? Kuki yahise ajya aho bakorera inkingo? Arareba buriya urebye ugasoma ibintu ukareba abazungu bamuri inyuma bose urabona ko baba babizi nyine, ntabwo bajya guhaguruka kuri yatababwiye gahunda, dore gahunda dufite niyi, niba ari ubutumwa tujyana, niba ari izo nkingo tugiye gukora, dore ibyo dufite imishinga umwaka umwe imyaka ibiri tugomba tuba dukoze ibi bintu, igihugu tuzabikoreramo ni u Rwanda kuko niho dufite umudendezo, niho twidegembya. Urumva ko Satani agomba gusubira iwabo, bya bindi tubabwira ngo mushake Imana nyamana mukaza muharira. Nta muntu uzongera guharira nawe ko ibintu bimaze igihe, nzi ibyo mvuga, nzi ibyo nkora, wowe utabizi uza kumpakanya wasanga utaranasoma Bibiliya ngo yumve urebe, kuko iyo usubije ibyo bintu nk'ibyo ngibyo muba mwandika mpita mbona ko niba wanasomye na Bibiliya ntuyumva, ntiwayumvise, kuko nta kuntu wambwira ngo usomye Bibiliya ntubone ko havuyemo ibitabo, noneho ibyo bitabo byavuyemo ngo uhuze urebe uko byagenze, nubona harimo ikintu kitagenda ngo ushakishe n'ushakishe ukuri, bihita bibanyereka nyine. Niyo mpamvu abenshi muri mwebwe ntawe nzaye mbasubiza, nzaye mbabwira umurongo mu ijambo rimwe nkubwire ati dore gutya gira gutya kanguka gira gutya, ubundi nikomereze nawe mujya mukomeza, cyangwa se mujya no kureba ahandi bababwira ibyo mukoma yombi teka. Reba ibyo bintu byose bimaze imyaka 2 bababwira ntacyo byabamariye iki? Kubera iki? Muri mu buyobe nyine byose barabihinduye babaha ibinyoma. Utabyumva rero please ikomereze, ureke abantu bashaka kumva ukuri bakumve, buhoro buhoro niko bazagenda bakanguka. Uwo muntu rero mbere yo gusohokamo wongera unyandikira uti dore iyo mbonye umuntu, dore ikintu mbona ni iki, ikimugenza ni iki, dore ko ibintu byagenda kugira ngo abantu bakanguke. Abamubwene none rero ukandeho like niba utarayikanzeho kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Namwe mutariyandikisha mugera kuri 80% mutariyandikisha, niko imibare nyereka. Mwiyandikishe mujye muza dushakisha ukuri, kuko ukuri niko kuzabatura imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda haba tov meyo.